niba Ndayishimiye yaratabaye Tshisekedi ariko andi makuru akatubwira ko biri ku kiguzi, wenda niba bikira hariya mu nyandiko ngo bayidusobanure neza, biri ku kiguzi aho bavugaga ko buri musuruda yemerewe amadolari 500 ubundi leta ikabona 5,000 n'ibindi nk'ibyo. Ayo mafaranga abadede bazayishyuza bataratinze urugamba, icyo ni icyambere, kuko ntekereza ko bari barababwiye ko bazagoma rwose bizagenda neza Bukavu n'ibindi bice byose, ahubwo kugira ngo FARDC Kinshasa imaintening ibindi bice byinshi, ahubwo nibyo yari ifite kubwo abadede barabibambuye. None uwo mudede azahimbwa ati ntago wenda byari bikwiye kubwo abo baturage tugendeye kuri ayo makuru ari gusirikira ku mbuga, biramutse kuko ari byo, turavuga biramutse kuko ari byo byaba ari ishyano. Ibi ni bya bindi nkubwira ngo hari ibintu bizajya bigaruka bamwe mu bategetsi bagiye bakora, kandi twagiye tubabona biroroshye cyane. Hari abantu bagiye batubanga amaraso y'ibiremwa y'inzirakarengane surtout bikarangira bibagarutse. Very sure. So rero urumva ko nahinduye itegeko nshinga bati bishobora kuba inyungu kuri 23 ati cyane ko mu busesenguzi bwa benshi cyose ijisho ry'abasesenguzi ati bishobora kuba nawe areba akamenya ko 23 ishobora kuzavamo itafedere. Ntago twavuga ngo ni inyungu 100% kuko ari kubarwanya, ari inyungu bakifuje ko abariho nabo, kandi wumvise ko barwanya ihindurwa rya constitution. Ariko nubwo babirwanya mbona ko ari byiza kuruta uko hajya undi muntu, ndabisupporting. Nubwo babirwanya nubwo Tshisekedi barwanya barasa drone zitazima, ariko ni byiza kuruta uko hajya nk'umugabo nzi witwa Martin Fayulu. Yes, utikubera iki Tshisekedi samuteye mu mbona nta asa nkaho nta kintu kinini atwaye. Wenda ngo ndabivuga nk'umusivile bihangane kuko yamenye amaraso y'abantu benshi, ariko tugiye mu mbaraga n'ubudahangarwa bwa politike, influence y'uriya mugabo mbona ari ntoya kuruta ko hashobora kuza undi muntu tutazi ngo yavahe cyangwa se yazana izimindura amatwara. Ubu Tshisekedi bari kumushinja ko ari umugambanyi wa mbere muri Kongo Kinshasa. Byasaba ko 23 yari yamaze kuba itafedere wenda muri ibi bice ifite yongera ikagira itegatangiza urugamba rwo gufata ibindi bice, batangire kwishinja ko ari gashoza ntambara. Rero urumva ko nagatego nako. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke? Niba ikiri inzozi kuko twakuzana ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, byakarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. We duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera ku 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. Byakarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira, kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. None Sandrine nakabazo nanjye ngira ngo nkubaze wenda n'abadukurikiye baze kuduhaho igitekerezo. Niba Ndayishimiye yaratabaye Tshisekedi ariko andi makuru akatubwira ko biri ku kiguzi, wenda niba bikira hariya mu nyandiko ngo bayidusobanure neza, biri ku kiguzi aho bavugaga ko buri musuruda yemerewe amadolari 500 ubundi leta ikabona 5,000 n'ibindi nk'ibyo. Ayo mafaranga abadede bazayishyuza bataratinze urugamba, icyo ni icyambere, kandi yayishyurwa buri kwezi. Reka tubifate gutyo. Yego, ndakwereka ntuza irimo aho ngaho. Urambwira ngo Tshisekedi yishyura amafaranga yose buri kwezi, ibice barabimwambuye barabimaze, aho turabyumva ko byikirizwa gutyo, ariko sintekereza ko leta y'abadede yishyurwa ibyo yari yeremerewe ujya mu rugamba muri Kongo Kinshasa, kuko ntekereza ko bari barababwiye ko bazagoma rwose bizagenda neza Bukavu n'ibindi bice byose. Ahubwo kugira ngo FARDC Kinshasa imaintening ibindi bice byinshi, ahubwo nibyo yari ifite kubwo abadede barabibambuye. None uwo mudede azahimbwa ati, ubwo ndavuga abasirikari babo n'abapolisi, guhembwa kwabo urumva ko biragenda bitakaza icyo twita icyizere. Icyo ni kimwe. Icya kabiri mbona niba bona ko rero guhembwa kwabo bishobora kugorana, barasigara bashaka alternative nabo ishobora gutuma batavirayo iki amaramasa, kuko barapfushije, batakaje ibikoresho, batakaje igihe, batakaje icyubahiro n'ibindi byinshi cyane. Hari icyo twita kwirinda kubura byose nk'ingata yamennye. Ibyatakaje byagiye, twapfushije abantu, ariko se tubure n'utuzabo nibura tuzarikipera duke mu byo twangirije. Amahitamo ni nubundi uwo murambo wagarutse nturazuka rikabiye kugaruka imbokoboko. So ntago rero bizaba ibintu by'igitangaza, uretse ko ngiye nk'umusivile navuze ni
niba koko mutubwira ko mwatabaye igihugu ntabwo wenda byari bikwiye ko ubwo abo baturage tugendeye kuri ayo makuru ari gusirikira ku mbuga biramutse kuko ari byo turavuga biramutse kuko ari byo byaba ari ishyano ibi ni bya bindi nkubwira ngo hari ibintu bizajya bigaruka bamwe mu bategetsi bagiye bakora kandi twagiye tubabona biroroshye cyane hari abantu bagiye batubanga amaraso y'ibiremwa y'inzirakarengane siritu bikarangira bibagarutse very sure so rero urumva ko kuba igisirikare cy'u Burundi kano kanya kitabona nako kanya gaje ko kwitoza ngo kiyubake uruhare rwacyo ruri kugenda rwiyongera muri iyo ntambara niko n'insinzwe sinatinya kubivuga mu gihe mwakomeza kwitegura gutya no kurunda imbaraga zanyu mu kwita ku ntambara ya Kongo niko n'igisirikare cyanyu nge navuga ngo kizagenda cyarushaho gukomeza kugenda kijegajega ibyo ni ibitekerezo byanjye bwite niyo mpamvu mvuga ni intambara y'akarere k'ibiyaga bigari hari hakwiriye bano bagabo bategeka kano karere ko bicara bakaganira bakishakira ibisubizo Amerika yazi kaze nyuma ari umujyanama wenda cyangwa ko Amerika iduha amafaranga nawe twayicikira n'inganda zayo ariko nge mbona ko umusada cyangwa umusanzu w'abanyacyubahiro b'akarere igihe cyaye kigeze ngo bavuge bati niba ari n'inyungu reka dushaka uburyo tuzisharinga ariko tureka abaturage bacu bahumeke kuko akarere none se Sandire reka wenda mbere yuko ukomeza reka dufate ibintu bihugu byacu ubundi uretse wenda u Rwanda sibyo abarundi muze kumbera imfura babandi bajya bansanga mu gikari ngiye bajya bangabaho ibitero bya danje buriye ariko muze kumbera imfura none tuganire mu Burundi naho kuri incuro ubu hari kugerageza ariko genda nashimye abaturage b'abarundi barihangana situation uko yabikomeye kose cyangwa yoroshye bayibamo Burundi bugira abaturage beza cyane no mu magorane ntibigaragambye cyangwa ngo batere ibibazo nuko na Uganda kandi z'abanyekongo Tshisekedi umuperezida w'igihugu agiye gufasha afashije iziri mu Burundi umwuka wera basobanurire namwe murahita mwumva icyo bisobanuye impunzi nabyo byabaye politize kujya kuzifasha nabyo yamaze kubigira political issue ko atafashije izo mu Rwanda na Uganda wenda u Rwanda turureke kuko rwo arufata nk'ikindi kibazo iza Uganda zazize iki izo muri Tanzania zazize iki Sandrine ntizihari se ngo yagiye gufasha ngo izi Burundi mu nkambi 9 hose bajyanyemo ama big screen ngo zikurikirane igikombe cy'isi abashyira n'ama t-shirt yanditseho Leopard n'urugero rworoshye nari ngo ahiri kugira ngo nkwereke ngo wenda uretse u Rwanda warahita bavuga ngo uri kugura inzira n'ingenda ndavuga ati ndayigura inzira y'iwacu nzayigura kugeza nshizemo umwuka of course hari ibintu najya makana urumva ngo uvuga ubutegetsi bw'iwanyu of course my home ntanabuvuze ahubwo nibwo ubundi wakabonye nshinja ko ari ikibazo ariko ndogera nigarukire mu munyamakuru uretse u Rwanda sibyo n'u Burundi bufite abaturage beza ho gato kuko ubwo bari mwako kajagari kizo mpunzi ubwo ziri mu mipira n'ibiki byose iziri muri Tanzania bari kuzisenyera n'ibindi nk'ibyo byose nujya aka karere k'ibiyaga bigari ubwo nagira nkwereke uburyo kabaye destabilize ariko n'abantu ubona ubwabo bafite inyungu bakurikiye kandi byitwa ko bari kubikora mu nyungu z'igihugu ingabo z'abarundi ziri muri Kongo zigenda spiritual bazi byingo muri kurwana n'abanyarwanda bateye Kongo nuvuga ngo abarundi bagiye gutabara Kongo abanyarwanda bateye Kongo bivuze ngo abarundi bamaze kwishyiramo ko bari kurwana n'abanyarwanda muri Kongo ariko bamaze ngo kumenya n'ukuri benshi nyine batangiye kugenda bakumenya niyo mpamvu nakubwiye ngo abarundi baba bazima buriya ujye wumva ama VN yabo cyane ama space ndakurikira cyane sibyo abarundi baba bazima niyo mpamvu banavuga bati uzumva abantu bagerageza kumvisha abarundi ko tutari abavandimwe n'aba bagabo bambaye ahaga nyine bakorera ifunguro nyine nkuko twese dukorera ifunguro ku mbuga zacu niko nabyita ariko uzumva ko aribo bari kumva mu nsengero mu masinagogi basaba abarundi ko bakihakana ubunyarwanda bikagenda biteze what is the benefit of ntayirimo ntari buze kubona icyo nashaka kukwereka nuko hari abantu bungukira mu kuba karere kari destabilize at the end bikarangira ariko bibahindukiranye icyo nkundira igihe nyine uraza wica abantu ugonganisha abantu babibemwe mavangura ejo igihe kibikwishyuje uravuga ngo iyo nza kumenya so mbona ko ikintu gikomeye cyambere kiri mu karere k'ibiyaga bigari ntabwo ari ikibazo cy'umutungo kamere kuko se honyine uri nubwo abantu tujye dushaka kugira ishungu urabona ngo amabuye yo muri Kongo ngo China ifite amabuye USA ifite petroli za Nigeria nubwo naho ibye bibamere nabi nabo nuko bimeze ahubwo twebwe mu karere k'ibiyaga bigari dufitemo abagabo sinzi niba ari kubabanyantege nyisimbi ntago ndakuru impamvu ndayishimiye akomeza gushinja ubuyobozi bw'u Rwanda ikibazo nagerageje kubireba nk'umusivili ndavuga ati ntago ndi umunyepolitike ariko hano harimo ikindi kintu kiri behind ariko kiri politike iri primitive cyane His Excellency niwe yavuze neza bati izi politics zanyu ziraciriritse ni za kera cyane reka twemere ko u Rwanda rufitanye ibibazo n'u Burundi yese ntabwo aricyo gihugu cyambere kiraba gikiranye ikibazo n'ikindi sibyo kuko na Israel bifitanye na Libani na Amerika bifitanye na gutyo ariko ubucuruzi burakomeza n'ibindi bibyara inyungu ndetse bakagerageza no guhurira mu biganiro bakanaganira bavuga ibi bintu kuko bibyara inyungu z'abaturage don't touch ariko ntibishoboka kuri ibihugu byacu ahubwo nakagiye gucemukaba uruhande rumwe ruragerageza rushaka uburyo ibintu bigera kure so ukumva ko nicyo nashingiraga mvuga ngo
iyi Amerika abo Bafaransa n'abandi ntacyo baraza gukora mu gihe ubufatanye butari kuva hagati y'abanyacyubahiro bacu. Ngeri nabyo nifuza mfite nk'ubwo bushobozi nicyo nasaba. Yego Bwana Rugamba rero dusa n'abasoza bamwe bati ikigaragara cyo uyu mugabo Tshisekedi nahinduye itegeko nshinga bati bishobora kuba inyungu kuri M23 ati cyane ko mu busesenguzi bwa benshi cyangwa se ijisho ry'abasesenguzi ati bishobora kuba nawe areba akamenya ko M23 ishobora kuzavamo itafedere ati ndetse na Amerika igashobora kuba ari byo ishobora kuba izashyigikira. Wowe bibona gute mu busesenguzi bwawe aho bamwe baba bashaka kwerekana ko Amerika ishobora kuzashyigikira ko M23 iba itafedere completely balkanization igakorwa nubwo giye mbona yamaze gukorwa giye mbona ko yamaze gukorwa kandi abo bantu bavuga ko byaba ntago twavuga ngo ni inyungu 100% kuko ari kubarwanya ari inyungu bakifuje ko abariho nabo kandi wumvise ko barwanya ihindurwa rya constitution ariko nubwo babirwanya mbona ko ari byiza kuruta uko hajya undi muntu ndabisupporting nubwo babirwanya nubwo Tshisekedi barwanya barasa drone zitazima ariko ni byiza kuruta uko hajya nk'umugabo nzi witwa Martin Fayulu. Yes uti kubera iki Tshisekedi samutemu njya mbona nta asa nkaho nta kintu kinini atwaye we rwo ndabivuga nk'umusivile bihangane kuko yamenye amaraso y'abantu benshi ariko tugiye mu mbaraga n'ubudahangarwa bwa politiki influence y'uriya mugabo mbona ari ntoya kuruta ko hashobora kuza undi muntu tutazi ngo yavahe cyangwa se yazana iziye mindura amatwara. Ubu Tshisekedi bari kumushinja ko ari umugambanyi wa mbere muri Kongo Kinshasa yagambaniye uburasirazuba yibye igihugu bari bikumishinja mu Bubiligi inkiko zifite amakesi nibwaje mugiye mutire gusuzugura abaperezida b'ibindi bihugu ibintu tuvuga biranditse biri whatever. Inkiko zo mu Bubiligi zatangiye ibirego kwinyerezwa ry'umutungo n'icuzwa ry'amabuye mu buryo butemewe n'umuryango w'aba Tshisekedi. So icyo nashaka kukubwira rero Tshisekedi n'ubundi yongeye akima ingoma akaba perezida n'ubundi M23 iyo yaramaze kubidekarara ivuga iti hari ibyo tugusaba wanze gukora nutabikora at the end iki kiraza kuba gace kigenga. Ariko niba ubibuka n'amagambo ejondi nangavuze bamwe yaravuze ati burya n'umusaza ashobora kwatinya nyina ati ururamuko koze ku itegeko nshinga ati nuko guhita tuba neza Kivu. Abanyamerika ko bararihindura rero ariho turate tubakururira muri icyo kintu cyo kuba nabo babashigikiye ko iyo balkanization cyangwa se Kivu iba itafedere. Nakubwiye ngo ubu Amerika iri kuri tangente icunga ikintu kire facilitating ko accessinga Rubaya kuko Rubaya ubu abashinwa imboni yabirimo gutya n'abarusiya mu buryo buziguye wenda reka bariko tubivuga ariko reka dutinde kubashinwa cyane. Abashinwa buri bamaziye bafite akantu ka concurrence n'ababirigi urumva ababirigi ni nk'abo banyekongo biyumva nk'abanyekongo cyane ariko bakareba bakabona imbaraga zabo zatangiye kunyana zirangira ariko babona uburyo umushinwa we abacecetse nanije kuvuga ikiragika ntibigikoreshwa mu Rwanda nk'umuntu utumva wakaza kikorera ibyo akora ntarase nagira nte wakenera imbunda akazi kugurisha. Ariko abanyamerika bo baza bagaragara kuko babagira ngo abantu binjiye ntihagire umuntu rwose wijandika mu bintu byabo. Yego icyo mbona rero Amerika itegereje iri kuri tangente itegereje kureba ngo erega Amerika nayo irabizi ko Kongo Kinshasa ari igihugu hari ibintu baba bataza ngo bahite bakora mu gitondo uko babishatse ibyo byose rwose ibyo tubyemeranyeho nabo bagomba guca inyerera mu cyamo kugira ngo ejo batazashinjwa cyangwa batazitirirwa amabi cyangwa se byiza byabaye ku butaka bumwe cyangwa ubundi. Ariko mbona ko bategereje kureba ngo were itegeko nshinga reka turihindure Tshisekedi yakomeza azutaguzanye na Kinshasa yice mu ibyo yica ibyo gukiza byo ntabyo azakiza kuko nabyo mutezeko ariko nibura kuko yatumye ziranye shyamba akora ibyo zamubujije reka nazo zigire etat fédéral none dutangire kudiringa nazo ibyo dushobora gukorera muri Eastern DRC. Twavuze ko bisa nkaho byaba inyungu ntoya ariko atari nini kubera ko nabo bagize etat fédéral baratangira kugira gute yes karabara agace kigenga ariko isezerano batangira urugamba batanga ko bagomba kubohora Kongo Kinshasa yose ntago baraba barigezeho sibyo ntago baraba barigezeho ko batangiye batubwira ko urugendo ari ugufungira amaferi ikinshasa bakabohora abaturage bose b'inzira karengane bagakuraho ubutegetsi bw'ikibi bivuze ngo constitution ihindutse bagashyiraho etat fédéral promise baraba bayishicyo ni cyambere etat fédéral bayigenzure bayiha amahoro n'ibindi byose ikeneye ariko zanzira karengane ziri kubabarira Kinshasa abo baswahili bavuga ururimi rw'igiswahili nabandi batandukanye abari muri za chopo nandi batandukanye bakomeze batose kare kuko icyo gihe byasaba ko M23 yari yamaze kwa etat fédéral wenda muri ibi bice ifite yongera kagira itegatangiza urugamba rwo gufata ibindi bice batangire kwishinja ko ari gashoza nambara rero urumva ko na gatego nako dushobora kubyita inyungu ku gice kimwe ntago ari inyungu twahita tuvuga ngo babonye inyungu zisesuye kereka ndabisubiramo kereka M23 urugamba yatangiye rwaro rwo kubohora uburasirazuba gusa bagatuza kereka biramutse ari cyo bari bagambiriye kandi icyo batubwira tugende kubyo batubwira no kugira Kinshasa
kereka barahinduye plan bakavuga bati twebwe icyo twishakiraga ni Eastern DRC iwacu aho tuvuka ariko bavuga ko babikora mu izina ry'igihugu cyose muri rusange. none ukaba nawe izi Kivu atari ngombwa uko bwanjye Kivu ni ngombwa ngenda byivuga nk'umusiti wayo w'u Rwanda yego kuko aho ibintu bigeze ubu twimereye neza intera hamwe bazirukanye ziri kuri ziyo za Warikariyo kure izindi ziri kurorongotana yo mu misozi yo hejuru ya Minembwe nje ku bwanjye rwose ni sawa cyane ni sawa cyane ku bwanjye ahubwo ndavuga nti aba bajeni no kugeza Kinshasa no kongera bagatanga icyuho bakajya kurwana no mu bice byo hirya ngiyo dore ibyo abasesenguzi bavuga bati hari ukuntu ufata ji ugashyira mu kirahure ugafunguza ibido ati bashaka kugera Kinshasa babarire bashobora kugera Kinshasa bakarangirirayo hatese bafashe uduce nk'uko batangiye bavuga ati ibyo ngibyo bya za Kinshasa na za Karemi na za Heba byihorera ibyo ni ubuswa bwacu natwe nk'abasesengura makuru dore impamvu I'm not a soldier dore impamvu tubyitubuswa waba avuga atyo nawe yabashyizemo ka selfishness ko kwikunda cyane kuba barafashe bino bice dusa nk'abo dutekanye kuruta uko byari bimeze mbere ariko revolutionary army nk'uko Kabila yakuweho niko na Tshisekedi yakorwaho yego niyo possibility irashoboka yego cyane ariko ntabwo inyeshyamba yakiyangaje kwinjira Kinshasa yategura icyo kintu itari shuwa cyo nacyo tujye tukibwira abantu nk'abasesengura amakuru aho kugira ngo tujyeho ngurumva ngo nibihamire ngo mu duce dukeya ngo nitwe ngo tubafasha kugenzura no turaba twashyizemo ubuginga cyane ariko sereka ngo baziruga nanasoza niba uyu munsi mama 23 ikiri muri utu duce twumva naho bayitonekeramo byongeye yego naho birirwa amadrone bagaba bitero ku butaka ngaho ivi na ivi sibyo none se ubwo Kinshasa bazageraho ryari igihe oya bivuga ureba reka mbivuge ndeba yego igihe nicyo kigoye nukuri ndashaka aha dukoreshe izindi IQ muri ibi bice barimo baratesetse pe sibyo seruka yego kandi burya reka nkubwire simbize ndari bari bya bindi muvuga ngo tureba hafi abagore oya ntabwo ari ikibazo cyo kureba hafi reka njye nkubwire ikintu ibi bice byose ni ukuvuga ngo hari umugabo wavuze ni wo muri 23 ni wo muri kwirwana sinibuka yavuze ati buri gace kose gasiga gatwaye umusore ubwo urumva tapira umuntu muri make yego nukuvuga ubu ntituri kugira ka civile batari ku rugamba yego nukuvuga ngo ibi bice niba bimeze gutya hakaba aba mama 23 batwirwaneho barafiriye muri intambara sibyo that's reality sibyo ukambwira ngo bazagira Kinshasa bamaze iki gihe bafite utuduce twonyine ndetse tw'ingenzi ntago navuga ngo umuntu afashe Goma ngo ntagara agace k'ingenzi nagari agace k'ingenzi umuntu afashe Bukavu umuntu wagiye agafata Uvira nubwo yavuyemo sibyo ariko mu by'ukuri tukareba ngo ese icyo gihe kuzagera Kinshasa ntibishobora kuzafata indi myaka itari munsi y'itanu aho ngiye nanasoreje bakana rugamba uhita wiyumvira ko bakiyamira mu duce bagezemo byaba byiza turi comparing muri comment zatubwire ngenda guha opinion nago ndakurekera aho ngaho nge mu mitekerereze yanjye ntago ndi umusirikare ko mba numva in case ndi nkawe ntago nafungira muri ibi bice buhagera Kinshasa bana ntago nzira ariko nagera Kinshasa ndabikubwira mu buryo biri kujya udusoze wenda abandi nabo bazatwunganira niba mama 23 iri rimwe na rimwe bashaka kuyisumbuwa gutya muri ibi bice bito ni nko kuvuga ngo watetse ubugari bw'abantu babiri ugiye kubuhisha ngo burye neza abantu barabugutesha teka ubw'ikigo urwane no kubuhisha icyo gihe urishakamo imbaraga zo guteka ubugari bwahaza ikigo kuko nukomeza gutinda kuri bubiri nabwo ntibatuma burya urahomba buri byose mama 23 hari tekinike zayo nakunze kuno kuntu bagenda bakabasha kumanipira abasirikare barwana kuri FARDC bakabigarurira iriya ni tactique ya mbere mbona yabafasha kugira Kinshasa sibyo yego kuno kuntu bafite ubumuntu no kwerekana ko bafite igisirikare babonye bamaze igihe nabonaga Imana inzenze ejo bundi ari kubwira abazarendo ati nimuve mu mashyamba mutujoining tubereke uko barinda abaturage nimutabikora turabohereza ikuzimu nabyo turabishoboye ubwo ni uburyo bwa kabiri ariko akabivuga babikora bavuga bati twaje muri operation zo guhiga umuzarenda none tunyine turi muri operation ntago ari ibintu by'amagambo no gutoneka yego turabarasa umwana utumva turamurasa nta bindi kandi imirambo yabo turayibereka abajene bakavuga bati n'ubundi igisirikare turwanira ko ari amabandi ko batatugize abasirikare bahangana nacyo let us join bakajoininga igisirikare kizima si bari kugenda bunguka umubare ejo tukumva barakubise baragiye bakuyemo Warikare
barakubise Kisangani barayifashe. Nimba ivuga gutyo nk'umusivili nimwumve ko ari ukwigendera mu gihogere ni ibintu bisaba ni ibintu biremereye ariko ni ibintu bishoboka. Ariko niwambeshye ngo urambwira ngo ndasigara mu gasanimetero izo drone za Kinshasa baragura izindi ingengo y'imari ya Kinshasa ntiragabanuka, bakoze ikosa. Bazabatsinda muri aka kadomo bafasha, ahubwo ntabwo byazoroha. Ariko ukanatekereza ngo ese umuntu ze effective y'abasirikare yo yabingana ite? Ese aho ngaho gusa nanone nacyo neka nisubize bashobora kuzajoyininga cyose bakana iyo effective y'abasirikare uri kuvuga. None mutekereza ko kano gace gato yakazarindwa n'abasirikare bake byo bigakunda? Bwa bwinshi bw'abasirikare muvuga bari kunkuka ku mpande bazaza bakubitiye mwako kadomo mwashaka basigaramo. Uko bakomeza kurinda ubutaka buto ari nabake, uko babatsinda muri ako gace gatoya, niko mwavuga muti ahubwo twireka twishakemo ibisubizo byo gufata hanini, twagure icyo twita defensive area. Nibyo muri comment muzatubwira ko babyumva cyane, kandi utu debate twadukenewe kuko burya rukora rugamba bitekereza musesenguzi bwe, nanjye nka moderator uko mbibona, namwe mudukurikiye hari uko mubibona. Muhabwe umugisha. Rugamba ndagushimiye cyane, wakoze cyane, Imana y'amahoro igumugisha. Ndabashimiye namwe, impagarike n'amafaranga. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke? Niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 3